ariko umuhungu wanjye nimero yanjye yarayizi mu mutwe, yahise yimubwira vuba byihuse, nawe ampereza kadi ye, ubundi baragenda we na manager, nanjye nsubira mu kazi. Maze gusubira mu kazi ubwo minisitiri yarampamagaye nkajya nanga kumwitaba, nibwo yaje abwira manager wa hoteli, bari bamfotoye ifoto ntabizi, yereka manager wa hoteli iyo foto, amubwira ko akeneye cyane, ko ari bumuhe ibyo akeneye byose nabasha kumbona. Manager wa hoteli yahise amenya ko ari njyewe wari wihinduye umukiriya, yagiye muri za CCTV za kamera zo muri hoteli, arebye koko asanga yari njyewe, nawe aratungurwa cyane, niko kuza kunshaka, ansaba guhura n'uwo munyepolitiki, ambwira ko nituramuka duhuye bishobora kuba byiza kuri njyewe, ariko nanone ansaba ko duhura nkamusezeraho, nkamubwira ko ntashaka ko tuzongera guhura habe na rimwe, cyane ko nari umukirina, nta kindi kintu nari ndi cyo, nari umumama ufite umwana wataye umutwe, udafite icyo nsobanuye na kimwe. Rero manager hoteli yangiriye inama, ambwira ko ngomba kugenda nkasezera kuri uwo mugabo, ko namubeshye, kandi uwo mugabo aramutse amvumbuye ko byaba bibi. Narabyemeye, nitabaza inshuti zanjye twakoranaga muri hoteli, zinyibira imyenda imwe mu y'abakiriya, zinyibira n'amashanete, njya no muri salo, mu by'ukuri nagiye nsa neza, ndagenda mu kirori minisitiri yari yasabye ko twahuriramo, mpageze yaratunguwe cyane n'uburyo. Muraho neza inshuti zagira icyizere TV, ese muraho mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza, kandi niba hari uwo bitameze neza yihangane, as long as dufite Imana, ni ukuri Imana yacu ni umubyeyi kandi iradukunda. Rero wihangayika kuko ibyo uri gucamo uyu munsi Imana irabireba, humura, kandi ntabwo yagutereranye, igihe nikigera izagutabara, kandi nigutabara ntabwo uzongera kubabara. Ibyo uri gucamo rero biroroshye cyane ku Mana, biroroshye kuvuga ngo birangire, byahita birangira. Icyo usabwa gusa wowe ni ukwizera Imana, ukayizera, byose bizikora. So rero natinze, muri kumwe nanjye, murahazi ni kuri Gira Icyizere TV, hahandi tuba dufite ibiganiro bigiye bitandukanye, ubuhamya bw'abantu bugiye butandukanye. N'uyu munsi dufite ubuhamya bw'umuntu yaduhaye ngo tumutambukirize. Yatangiye agira ati, amazina yanjye nitwa Karine, ndi umumama, ndi umufiyemeri, mfite umwana, nakundanye n'umugabo, tuza kubyarana umwana, ariko ku bw'amahirwe make ntitwabana. Umugabo wanjye icyatumye tutabana nta kindi, yari umugabo ukunda ibirori, yari wa mugabo utinya gufata inshingano. Rero maze kubibona, nanjye narabimurinze, mfata umwanzuro wo kwita ku mwana wanjye njyenyine, namubyariye mu rugo iwacu aho nabanaga na mama. Umwana wanjye amaze gukura nibwo nashakishije akazi ndakabura, ariko ku bw'amahirwe nza kubona akazi ko gukoropa muri hoteli. Iyo hoteli nakoropagamo yari hoteli irenze, yari ya mahoteli yayandi asohokerwamo n'ibyamamare, abantu bakomeye, abakire bafite amafaranga menshi, aho niho nakoraga. Rero barazaga nk'uko bisanzwe, tukabatunganyiriza ibyumba, babyuka tukabasasira. Umunsi umwe nza kuba ndi gutunganya icyumba, nyiri icyumba yari asohotse, noneho ndi kugitunganya nza kubona imyenda mu kabati ke, mbona ni imyenda myiza cyane. Iyo myenda nkaba narajyaga nyibona ku mateleviziyo, nkayibonana abakinnyi b'amafilime babandi bamamaye b'ibyamamare. Iyo myenda mu by'ukuri nakuze mfite inzozi z'uko nzagura iyo myenda. Rero
nkinguye akabati ndi gukora amasuku nsangamo iyo myenda. Yari imyenda myiza koko, imyenda nagize amatsiko ahambaye, nibaza uko naba ngaragara ndamutse mbaye nambaye iyo myenda. Narayambaye koko, njya imbere ya miruwari ndireba mbona irambereye, ngira imosiyo, amarira atangira gutakara. Muri ako kanya haba hinjiye mu by'ukuri umwana wanjye, aba aje kundeba ku kazi, aje kunkorera surprise cyane ko yari isabukuru yanjye y'amavuko, ariko njye sinabyibukaga kubera akazi kenshi no kugira inshingano nyinshi. Nagiye kubona mbona umwana wanjye arinjiye ari kumwe n'umugabo umwe ukomeye cyane wubashywe cyane mu gihugu. Mbona barinjiye, ariko mubonye nkubitwa n'inkuba. Umwana nawe ahita aza yirukanka ndirimbira ati happy birthday mami, n'umugabo nawe aramufasha barandirimbira. Mbona ni ibintu bitangaje cyane, kandi ubwo mubyibuke nari nyambaye ya myenda ya wa mukiriya nigeraga. Ako kanya umuhungu wanjye ahita nkurura arambwira ngo ngwino tugende mama, ngwino tugende. N'umugabo yansabye ko dutemberana, mami nawe ngwino dutemberane gato cyane urahita ugaruka. Ubwo nta yandi mahitamo nari mfite, nahise numvira umuhungu wanjye turagenda dusohoka muri iyo hoteli. Tugeze hanze ya hoteli ntangira kuganira n'uwo mugabo. Uwo mugabo yari umugabo ukomeye nk'uko nabibabwiye, yari umuminisitiri w'igihugu cyacu. Twatangiye kugenda tuganira, ariko nkumva nibyo ndimo ni nk'inzozi. Twaraganiriye amasaha menshi ari nako tunatembera. Nyuma nza kwibuka ko ndi umukirina muri hoteli, musezeraho vuba cyane nihuse nsubira mu kazi. Umugabo nawe yari yankunze cyane, ariko muri uko kuganira sinigeze mubwira ko ndi umukirina muri hoteli, ahubwo namubwiye ko ndi umukiriya muri iyo hoteli, muri cya cyumba yansanzemo. Namubwiye ko ndi umukiriya, ndi umushyitsi waho ariho ndi kurara. Bukeye bwaho rero yatumye manager wa hoteli ngo aza ndebe tujye gusangira ibya saa sita. Manager wa hoteli yazanye invitation muri cya cyumba, cyane ko atarazi ko ari njyewe batumiye. Ajyana invitation muri cya cyumba rero umukiriya wari ukirimo yakiriye ubwo butumire nk'igitangaza. Yagiye yihuse ajya gusangira na minisitiri. Ageze aho minisitiri yari ari, minisitiri aratungurwa cyane, atangira kwibaza uwo yatumiye, akaba abonye undi ibyo ari byo. Aramubaza ati ni wowe urara muri shambure 202? Undi aramubwira ati yesi ni njyewe. Amubaza amazina, kuko nari namubwiye amazina ya wa mukiriya uri muri cya cyumba. Umudamu aramubwira ati yesi ni njyewe. Ariko minisitiri aratungurwa, ariyumanganya. Niko kwegera manager aramubwira ati uyu uwo natumiye ntago ari uyu, undi yari umukobwa ukiri mutoya kandi mwiza, ufite imisatsi miremire y'imikara, ufite n'amaso y'umweru kandi manini. Rero uyu ntago ari we natumiye, uyu nguyu urabona ko ari umukecuru akuze. Please wamusubizayo, wamunsohorera hano kanshakira uwo natumiye. Manager wa hoteli yashakishije uwo muntu aramubura neza. Ubwo ku munsi wakurikiyeho bansaba kujya gusavinga muri cya cyumba wa mugabo ari kuraramo. Naragiye mpageze ndatungurwa, nsanze ariho ari kurara. Mu by'ukuri nateruraga ibintu byose mbyikinze mu maso kugira ngo atambona, ariko byaranze bibi by'ubusa. Aza kumbona, amaze kumbona ntabwo nabashije kumuha chance yo kuvugana nawe. Nahise ngenda nihuta, mpita mfata ibyanjye byose mpita ntaha njya mu rugo. Ariko ntababeshye, nanjye nari natangiye kwiyumvamo minisitiri, ariko nkumva nanone ku rundi ruhande nkumva ndi nk'umusazi, nkumva n'ubusazi, nkumva njyewe w'umukirina na minisitiri nta hantu twahurira. Ngerageza kubyikuramo.
ariko minisitiri bukeye ngarutse ku kazi mu gitondo twahuriye hanze ya hoteli ari kumwe na manager we, sinzi aho bari bagiye. Abarambonye nanone nari najyanye umuhungu wanjye ku kazi kuko sinari mfite uwo ndi bumusigire. Mama wanjye nawe yari ari mu bitaro arwaye arembye. Akibona umuhungu wanjye araza aramusuhuza, bari bakundanye cyane, nanjye aransuhuza arambaza ati iyi hoteli ntabwo mukiraramo? Ndamubwira nti oya, ntabwo tukiraramo hano, urya munsi twahise twimuka mubeshya indi hoteli ko ariyo turimo kuraramo. Minisitiri yamusabye nimero ndayimwima, ariko umuhungu wanjye nimero yanjye yari ayizi mu mutwe, yahise ayimubwira vuba byihuse, nawe ampereza kadi ye, ubundi baragenda we na manager, nanjye nsubira mu kazi. Maze gusubira mu kazi ubwo minisitiri yarampamagaye nkajya nanga kumwitaba, nibwo yaje abwira manager wa hoteli, bari bamfotoye ifoto ntabizi, yereka manager wa hoteli iyo foto, amubwira ko ankeneye cyane, ko ari bumuhe ibyo akeneye byose nabasha kumbona. Manager wa hoteli yahise amenya ko ari njyewe wari wihinduye umukiriya. Yagiye muri za CCTV za kamera zo muri hoteli, arebye kuko asanga yari njyewe, nawe aratungurwa cyane, niko kuza kunshaka, ansaba guhura n'uwo munyepolitiki, ambwira ko nituramuka duhuye bishobora kuba byiza kuri njyewe, ariko nanone ansaba ko duhura nkamusezeraho, nkamubwira ko ntashaka ko tuzongera guhura habe na rimwe, cyane ko nari umukirina, nta kindi kintu nari ndi cyo, nari umumama ufite umwana wataye umutwe, udafite icyo nsobanuye na kimwe. Rero manager hoteli yangiriye inama, ambwira ko ngomba kugenda nkasezera kuri uwo mugabo, ko namubeshye, kandi uwo mugabo aramutse amvumbuye ko byaba bibi. Narabyemeye, nitabaza inshuti zanjye twakoranaga muri hoteli, zinyibira imyenda imwe mu y'abakiriya, zinyibira n'amashanete, njya no muri salo. Mu by'ukuri nagiye nsa neza, ndagenda mu kirori minisitiri yari yasabye ko twahuriramo. Mpageze yaratunguwe cyane n'uburyo nasaga neza cyane, yaraje aranyambira cyane, arambwira ati ubu noneho ngiye kuvuga ijambo neza nshize amanga, kuko nkubonye urasa neza, uyu munsi ni mwiza cyane kuri njyewe. Ayo magambo ye yambwiraga ayanyongorera mu matwi, noneho narushijeho kumukunda, n'umutima wanjye uratera cyane, mpita mba nk'ikigoryi. Ariko nyuma gato nza kwibuka ko ndi umukirina, kandi ko ntacyo ndicyo, ntigeze naniga, ntazi no gusoma indimi z'amahanga. Nahise nsohoka mu kirori vuba niruka cyane, nawe ava kuri stage aho yari ari kuvugira ijambo, aza yirukanka ansanga hanze y'aho ibirori byarimo bibera, aramfata cyane arankomeza, ari ntakampobera, ambaza ati ese kuki uri kumpunga? Ndamubwira nti impamvu ndi kuguhunga ni cyagiye duhura bwa mbere, nkibivuga gutya ahita ambwira ati oya, cyagiye duhura bwa mbere nanjye naragukunze, wibivuga, nanjye naragukunze cyane, kandi nakora icyo ari cyo cyose ni ukuri tugakundana, uri umugore mwiza umugabo wese yakwifuza gukundana nawe, ni ukuri undi iruhande byaba ari ishema kuri njyewe. Iryo joro nabuze aho mpera nkomeza kumubwira ko namubeshye ndi umukirina, byarananiye guhakana. Ndavuga nti se kuki ntafatirana aya mahirwe, basi niyo byaba ari ijoro rimwe nkararana n'umugabo nahoze mbona ko ari indoto ntazigera nigezaho. Twaragiye turararana iryo joro, bukeye mu gitondo ntibuka uwo ndi we, ntekereza ku makosa nakoze, nabyutse vuba cyane nihuta, mpita nsubira kuri hoteli. Ariko ngeze kuri hoteli
nsanga byamenyekanye, bandakariye bamwe mu bakiriya nibiye imyenda, sorry ntabwo ari ukuyiba ni ukuyitiza, bandakariye induru ziravuga, bahamagara n'uwo minisitiri baramubwira bati uyu nguyu yarakubeshye, ni umubeshyi, ni umukozi wa hano akoropa hano mu kabari. Icyo gihe bahita bananyirukana. Mu by'ukuri naratashye ngeze mu rugo ndireba ndibura, ako kazi niko kari kambeshejeho mu by'ukuri, niko kamfashaga kwishyura inzu, gutunga umwana wanjye, ndetse no kwishyura ibitaro mama wanjye yabagamo, kuko mama wanjye yari yaraguye muri koma. Narirebye birancanga, bukeye mu gitondo mpita ntangira gushaka akazi. Ahantu hambere nagiye kwaka akazi, manager waho yarambwiye ati urashaka akazi hano, wowe ubeshya, uri umubeshyi, uri umujura, ntabwo twaguha akazi. Ese ubundi wowe ubona hari ikindi uri cyo? Ubona se hari ikindi uzaba cyo usibye kuba umukirina, usibye kuba umukorobyi, usibye kuba umuntu usukura aho abantu bakandagiye? Nta kindi uzigera uba cyo. Rero reka kuguma ubeshya wisimbukuruza ku bagabo mudateze kuzareshya n'umunsi n'umwe. Naramurebye numva agahinda karanyishe, ndamubwira nti yesi koko nta kindi koko ndi cyo kano kanya usibye kuba ndi umukorobyi, ari nako kazi ndi kuza kugusaba hano. Ariko hirya y'ejo ibi bizahinduka, mfite inzozi nanjye kandi nzazigeraho hamwe n'Imana. Yaransetse cyane, narasohotse ndigendera njya gusaba ahandi akazi, barakampaye batazuyaje, naragakoze cyane, naragakoze nditanga. Hashize ibyumweru 2 nibwo umuhungu wanjye yarebye kuri televiziyo abona ahantu minisitiri ari, yagiye gusura abaturage. Umuhungu wanjye yasohotse yihuta ntazi aho agiye, aragenda agezeho minisitiri yarari, yaka ijambo babanza kurimwima, ariko minisitiri aravuga ati mureke uwo mwana agira icyo avuga. Nta nubwo yari yamenye ko ari wa mwana w'umugore wamubeshye, wamuhemukiye. Umwana yafashe ijambo abwira minisitiri ati ese minisitiri, ni byiza ko umuntu yakora amakosa ariko ntababarirwe? Ese nta yandi mahirwe ya kabiri ajya abaho? Ese umuntu we utabasha kubabarira abandi we aba ari we mwiza? Minisitiri yavuze icyo amusubiza, aravuga ati mureke uwo mwana atambuka aze hano ndebe uwo ari we. Yaramurebye abona ni wa mwana w'umugore wamubeshye. Yahise amusubiza aramubwira ati koko hariho amahirwe ya kabiri, cyane iyo ubanje ugatega amatwi umuntu wakubeshye, ukamenya impamvu yakubeshye cyangwa yaguhemukiye. Icyo gihe nibwo ufata umwanzuro nimba wamubabarira. Ariko kubabarira nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima bwacu, ni nacyo gituma uwahemutse yisubiraho iyo ababariwe, nicyo gituma ahinduka. Umwana yarishimye cyane, aramubwira ati none se wababarira na mama wanjye nawe afite impamvu yakubeshye, wamubabarira ukamutega amatwi ukamenya impamvu yakubeshye? Minisitiri yaravuze ati cyane rwose. Ashyira umwana mu modoka, barahaza ku kazi, baza kwirukanka cyane, baza kundeba. Minisitiri ahageze dukubitana amaso, ntangira gutitira nzi ngo wenda aje kuba yangirira nabi, ubwo waba uranyica. Ntangira kumubwira nti burya impamvu nakubeshye, ahita ambwira ati ceceka, ntabwo nkeneye kumenya impamvu wambeshye, ahubwo ngwino duhita duhoberana. Mu by'ukuri numva ndishimye cyane. Arambwira ati impamvu iyo ari yo yose yatumye umbeshya, mbwira ijambo rimwe, ese niki kikuri ku mutima? Nanjye ntajuyaje nahise mubwira nti ndagukunda cyane, ni wowe mugabo w'inzozi zanjye nahoranye, ni ukuri kw'Imana uri igisubizo Imana yanshubije. Minisitiri yarishimye cyane, nawe arambwira ati nava no ku mwanya ndiho ariko tugakundana nkagukunda
ndagukunda kandi nzaguha urukundo wahoze urota, bya bindi wasomye mu bitabo, warebye mu mafilime, nibyo bigiye kuba. Narishimye cyane, ubwo itangazamakuru naryo ryahageze, abanyamakuru bari gukamera, inkuru yacu yasakaye isi yose, inkuru y'umukirina wakundanye na minisitiri, umukirina kandi wabyaye atagira umugabo. Nguyu inkuru yanjye, ngubwo ubuhamya bwanjye, kuko imbuto y'umugisha yeze ku giti cy'umuruho. Ubuhamya bwanjye bwari ubwo. Murakoze cyane rero nshuti zagira icyizere TV, mbibutsa ko rwose koko nk'uko yashoje abivuga Carine, imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Rero nawe ihangane ibyo uri gucamo uyu munsi, hari igihe bizaba urufunguzo rwo kugera ku ntsinzi yawe, hari igihe bizakubera ikiraro cyo kugera ku munezero wawe. Ntiwihebe rero, ibyiza biri imbere kandi Imana irabizi cyane ko idukunda kuruta uko tubitekereza. Murakoze cyane rero mwebwe munshyigikira, mwebwe mukunda ibyo nkora. Ni ukuri niyo mutaba muri benshi, sinshaka gukundwa n'isi yose, ariko wowe umwe cyangwa babiri mu nkunda, muranezeza. Ni namwe mutuma nkora umunsi ku wundi, ni mwe mumpa umurava. Mu by'ukuri muntera ishema, nterwa ishema namwe kuba mutamvaho mukagumana nanjye. Imana igikomeza ibampera umugisha, kandi rero mureke dufashanye, tujye dusheyaringa, turebe ko byagera no ku bandi, cyane ko wenda hari abo bishobora gufasha cyangwa bikaba byahindurira ubuzima.